Yes, bakunzi ba Fly TV Rwanda nizere ko mufite amahoro nyine nk'ibisanzwe mbifurize kandi nanone kuyagira ndetse no gukomeza kugubwa neza mwe mudahwema gukurikirana ndetse no gutera inkunga Fly TV Rwanda. Gahunda ni never disappointing nkuko twabivuganyeho nyine ni mu kiganiro cyashize mu makuru nyine twababwiyeho mu mwanya washize. Yes, kuri uyu munsi nyine kuri iyi tariki ya 12 z'uku kwezi kwa mbere nyine umwaka wa 2024 tugiye kwiga ndetse no kuganira byimbitse kuri dosiye twise gufungwa cyangwa ifungwa ry'imipaka w'Uburundi uhuza imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda. Yes, uyu munsi rero tugiye kuganira ku bibazo byinshi byibazwa, tugiye kuganira kumva n'imvano y'ifungwa ry'iyi mipaka y'u Burundi n'u Rwanda nyuma y'uko hatari hashize igihe kinini igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bibanye neza nyine mu buryo bw'amahoro ndetse byari byarasinyanye n'amasezerano y'amahoro nyine ndetse n'imikoranire ya hafi. Nta minsi ishize, nta gihe kinini gishize igihugu cy'u Burundi nyine kifitanye umubano n'u Rwanda, nta gihe kinini rwose. Abahanzi nk'aba Chris Easy, abahanzi ba Vestine na Dorcas, abahanzi batandukanye nka The Ben bakoreye ibitaramo bitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi kandi bikarangira ari amahoro masa. Kuri uyu munsi rero nako ku itariki ya 11 hari saa 7 mu kwezi kwa mbere nyine uyu mwaka wa 2024 nibwo imipaka byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye ko imipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi yafunzwe. Yes, nyuma y'itangazwa ry'uko imipaka nyine ifunzwe ihuza Burundi n'u Rwanda, ubwo no kuvuga ngo ku cyemezo cyari gifashwe nyine n'igihugu cy'u Burundi, Fly TV Rwanda twakomeje gukora ubushakashatsi butandukanye tumenye ese byagenze bite, ese niki cyishe inyuma y'iri fungwa ry'imipaka. Twaje gusanga igihugu cy'u Burundi gishobora kuba gishinja u Rwanda ko rushobora kuba ari gukora n'umutwe w'iterabwoba Red Tabara ushobora kuba uri kubuza amahoro iki gihugu cy'u Burundi. Yes, birumvikana iri tangazo rikaba ryarashyizwe hanze k'uyu mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunzwe kuri iyi tariki nyine ya 11 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024. Yes, ahantu muherereye aho muri hose hari ibibazo byinshi wakwibaza ukavuga uti ese iri tangazo kuba ryashyizwe hanze ry'ifungwa ry'uyu mupaka ese bivuze iki muri politiki? Muri politiki nyine mu bisanzwe wasobanukirwa iki mu kuba igihugu cy'u Burundi kidafite ikimenyetso cyo kuba yafungwa iyi mipaka kandi bakayifunga mu buryo butunguranye, ndetse akaba ari nta n'itangazo rituruka kuri guverinoma y'u Burundi ryerekana ko yafunze imipaka. Yes, turagenda twibaza tunashaka ibisubizo nyine nk'itangazamakuru ribizobereye, nk'itangazamakuru rizi ibyo ririmo rirakora. Ibyo byose turabijya ndetse tunabive imuzi n'imuzingo. Yes, ibya makuru rero ajya gusohoka yasohokeye ku mupaka wa Ruhwa. Uyu ni umupaka uhuza umupaka w'u Rwanda n'u Burundi uri mu murenge wa Bugarama, aho ni mu karere ka Rusizi. Niho abaturage barenga 35 b'Abanyarwanda bagerageje kwambuka bava mu Rwanda bajya i Burundi bakagarurwa mu buryo butunguranye kandi bihuse cyane, dore ko byatunguye benshi. Red Tabara ni iki? Ese iyi mvururu cyangwa se iki kibazo muri politike gisobanuye iki? Ibibazo bitandukanye ushobora kwibaza ukavuga uti nabaza u Rwanda, nabaza u Burundi. Ibyo byose tugiye kubishakira igisubizo, byose tubive imuzi n'imuzingo hano kuri Fly TV Rwanda. Yes, twinjire muri dosiye neza mu buryo bwiza.
Yes, murakoze cyane ndabashimiye ndabakunda cyane. This is Fly TV Rwanda, reka dukomeze tuve imuzi n'imuzingo ku cyaba cyateye nyine iri fungwa ry'imipaka. Ushobora kwibaza ibibazo bitari hejuru ya bitatu ukavuga utese abaturage b'u Rwanda bari mu Burundi bimeze bite? Ese abaturage b'u Burundi bari mu Rwanda abaturage b'u Burundi bari mu Rwanda byifashe bite? Ese hagati y'ibihugu byombi hari kwibazwa iki? Ese niki kiri gukorwa dore ko ubucuruzi n'ibindi bitandukanye bitari kugenda neza? Ubucuruzi n'ibindi bitandukanye ntabwo biri kugenda neza. Ese hari gukorwa iki muri make? Niyihe mva n'imvano y'ibi ngibi byose biri kuba? Rwanda informations now. Fly TV Rwanda broadcast the news umunsi ku wundi, igihe ku gihe, isaha ku isaha. Yes, kwihuse cyane reka dushaka ibibazo nyine byibazwa n'ibisubizo byabyo. N'ibisubizo ni ibibazo yabajijwe nyine birumvikana n'abanyamakuru batandukanye. Ni umuyobozi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda bamwita Mukarurinda, umuvugizi wa guverinoma nyine wungirije. Ikibazo cya mbere, yes, guverinoma y'u Rwanda yakirite icyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka. Umuyobozi Mukarurinda asubiza ati ni icyemezo kibabaje kubera ko kiba kibangamiye urujya n'uruza rw'abaturage, kiba kinyuranyije namwe mu mahame tugenderaho muri East African Community, nk'ibihugu nyine bya Afurika y'Iburasirazuba yibumbiye hamwe. Ati ibyo ni ibintu biba bigaragaza ko barimo kudutenguha, like to disappoint. Yes, dukomeze cyane twihuse cyane. Birabangamira inzira y'ubukungu, bibangamire ibintu bitandukanye kuko ntibyigeze binyuzwa mu nzira ya diplomasi kugira ngo ikibazo gikemuke. Yes, dukomeze. Yakomeje abazwa ati ese Perezida Ndayishimiye aherutse guca amarenga ko iki cyemezo kizafatwa. Ese hari ibiganiro byabayeho ku ruhande rwa guverinoma zombi nyuma yaho? Iki kibazo yahise agisubiza yihuse cyane, aho yahise avuga ati rwose ati n'ubundi biganiro nk'uko twabibonye byarabaga kandi ntabwo byatangazwaga. Ati ngira ngo abantu bamenye ko ibiganiro byari nyuma y'uko Burundi bufashe kiriya cyemezo. Ati navuga ko harimo no kwivuguruza kubera ko niba umukuru w'igihugu avuze ati hari ikibazo ibi n'ibi, ati umukuru w'ishyaka CNDD na FDD akavuga ati nibyo koko ibibazo twarabibonye, ariko nibura nzongera mbaze nanjye abari mu rindi shyaka. Ni nkaho yavuze ati nzongera nkomeze ibiganiro turebe niba koko hari ikibazo cyabaye tukibonera umuti. Ikindi yakomeje avuga ati leta y'u Burundi ati twakoze inama, ati ibihugu byose twihuriza hamwe, ati dukora mentioninga imitwe y'iterabwoba. Ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ngo ndavuga ibihugu bihuriye muri East African Community, ati hakozwe inama, Abanyarwanda twese turabizi. Inama yarakozwe, inama yabereye nyine Ibuja mu Burundi nyine, bemeje neza ko hari imitwe ya Redi Tabara. Iyo mitwe ikaba iherereye muri Congo, barabyemeza. Bavuga ko hari imitwe nka FNL, hari imitwe nka FDLR, hari imitwe nka IDF. Barabyemeza neza muri iyo nama, ndetse banabyumvikanaho abakuru batandukanye b'ibihugu, ndetse n'uyu muyobozi w'u Burundi cya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahari. Atese niba koko yarahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, bamaze kubona ko uwo mutwe wa Redi Tabara wenda uri mu Rwanda, kuki batabinyujije mu nzira ya diplomasi ngo babifate babijyane mu buyobozi nyine bwa East African Community? Bavuga ati mwuka byaramwe, ati uyu mutwe ntabwo wari uherereye hana, ati ahubwo uherereye mu Rwanda, cyangwa se uherereye mu Bugande, cyangwa se uherereye hana. Ati kuki batabinyujije mu nzira ya diplomasi? Nicyo ngicyo yakomeje avuga. Yes, birumvikana twihuse cyane. Fly TV Rwanda ntabwo dutinda mu bintu ubwaho ngaho. Hagati aho turategereje igisubizo kiri buve ku gihugu cy'u Burundi, igisubizo kibuze kuva muri East African Community nyine muri rusange, ibyo bari buze kuvuga kuri iyi ngingo. Yes, dukomeze. Hanyuma ese ku mutekano w'Abanyarwanda bari mu Burundi byifashe biti?
umuyobozi w'u Rwanda yavuze ati bakora intonde baba batabakeneye, ntabwo bikuraho inshingano za guverinoma y'u Burundi kubahiriza umutekano w'abarundi, abenegihugu n'abanyarwanda bose bari ku butaka bw'u Burundi. Ati ni inshingano za guverinoma y'u Burundi, ati ni inshingano zo mu rwego mpuzamahanga, ati ntabwo ishobora kuziguruka cyangwa se ngo izirenge uko yiboneye. Bivuze ngo abaturage b'u Rwanda bagomba kwitabwaho, bagashakirwa uburyo na leta y'u Burundi bw'uburyo bagaruka mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, nk'uko nyine byanyuze mu masezerano ya East African Community. Nka leta zibumbiye hamwe zose, birazwi ko mu gihe hari amahoro cyangwa se umutekano muke hagati y'ibihugu byombi, abaturarwanda bari ku ubwo butaka cyangwa se abanyamahanga bagomba koherezwa mu bihugu byabo kandi baherekejwe n'iki gihugu bakabarangira inzira. Yes, dukomeze. Ati se noneho umubano w'ibihugu wazambye, abaturage barahomba, abanyarwanda murabaha ubuhe butumwa? Ati ubutumwa buhari tugomba guha abanyarwanda nuko niba igihugu cyakubwiye ko kitagushaka, ugomba kwitonda ugasesengura niba ari ngombwa koko ugomba kujyayo, ukabanza ukareba uko ibintu bimeze, kuko barangije kukubwira ko batagize ute, batagushaka. Guhahirana n'ibyo koko, ati haba hajemo ibibazo by'ubukungu, hajemo imbogamizi zituma ubuhahirane bugorana, ariko ati ntibivuze ko ubuzima buhagaze. Ati abanyarwanda turi intore gushaka inzira n'ibintu byacu. Rero abarundi bari mu Rwanda ati batuze, bagire umudendezo, bakora akazi kabo basanzwe bakora mu Rwanda, abashaka kugenda bagende, abashaka kuhaguma bahagume. Mu Rwanda hari amahoro, ahubwo mu gihe hagitegerejwe igisubizo kiri buve muri East African Community, ubwo nicyo kiri butegerezwe, hakanzurwa ikiri buze gukorwa hagati nyine y'ibi bihugu byombi. Murakoze cyane. Iyi ni Fly TV Rwanda. Byinshi wibaza, byinshi bitandukanye urabisubirizwa hano. Dosiye zitandukanye kuri iri fungwa ry'umupaka turi kubikurikirana 5/5. Tubibutse ko imipaka yafunzwe ku itariki 11 Mutarama uyu mwaka, ndetse iri tangazo rikaba ryarashyizwe hanze n'ibinyamakuru bitandukanye atari igihugu cyabishyize hanze. Ibi ngibi ni ingingo zizagenda zigarukaho, zibazwaho. Ibi ngibi ntabwo byashyizwe mu bikorwa na leta like y'u Burundi ngo ivuga iti twafunze umupaka. Byumvikana ku munsi wa mbere umupaka wafunzwe, umupaka wa Ruhwa, n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, uri mu murenge wa Bugarama, aho ni mu karere ka Rusizi. Yes, murakoze cyane. Uyu nguyu yari Imanishimwe Eric. Byinshi wibaza ku mutwe w'iterabwoba wa Red Tabara uzirabisubizwa. Yes, iki ni igice kimwe cyangwa se cya mbere twabateguriye kuri iyi nkuru y'ifungwa ry'imipaka y'u Rwanda mu Burundi. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao. This is Fly TV Rwanda. Don't forget to share, don't forget to subscribe. Niba koko wanyuzwe nibyo tubategurira, niba koko wanyuzwe nibyo Fly TV Rwanda iba yahakubereye. Murakoze cyane.